mwami avuye mu ijuru uzamara umugambi mwiza kudukiza ukoresha mwami agakiza kawe tubaha icyubahiro byakorewe hano byose mwami imirimo mwami izarinde hano hantu bizaguha icyubahiro kuruta mwami ibyo wakoze no kumwe mwami aho tujya ni wowe nyiri icyubahiro ni wowe nyiri ishimwe ni wowe nyiri guhimbazwa mwami ntawe usa nawe nawe uzahana nawe urakonjeje mwami azaguheruka ntawe uhanye nawe urakwiriye icyubahiro mwami uri mwanya uganire natwe uhaze imitima urakumva mwami wa Yesu ko iyo uhari umutima urakira iyo uhari umwijima urahunga iyo uhari mwami amahoro atanga umutima wabuze amahoro umutima wuzuye ibyiringiro umutima uri kure y'Imana umutima wuzuye ibyaha wongera guhura n'Imana umukunzi wawe urakoze mwami Yesu aya masima abiri muri duhaye tuba murakoze Kristo mwiza kandi umwanya natwe mu izina rya Yesu amen. Ari byarakoze abicaririye Imana bamugisha tubashimire n'amashyi menshi shimira Asaph Imana bamugisha. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwese nabashubuje mu izina rya Yesu. Shimira Imana. Imana yabazanye mwese abaturutse kure hirya no hino yaba basengera hano bizana tempo ya Ntarama yaba abaturanyi bacu mutuye hano hafi ariko mukaba mudasengera bizana tempo ya Ntarama mu yandi matorero mwese dushima Imana ku bwanyu kandi turabegereje cyane mu izina rya Yesu nimwe mikaze cyane. Haleluya. Abavuye mu murenge turanye n'uwa Ntarama abantu n'amata namwe ni karibu cyane Imana ibaha umugisha bari abo twarabanye turaziranye neza Yesu ashimwe cyane. Nabonye numva urukumbuzi kongera kugaruka n'umuhanda wahaga mu kanya hari igihe kama pastor agize kumbwira igihe kimwe arangata gutya ubu kweli tuzongera kubona kuramya no guhimbaza nk'uko inyamata yambwiraga nuko twari bahagurutse twaruka mu munyenga nk'uriya nyine uburyohe nka buriya mu rusengero rwuzuye ruryoshye rufite ibikenewe byose dusohokamo turi babiri turagenda tuzi Ntarama gutangira ino torero kuva muri comfort zone rero ujya ahantu kamita ku gasi cyangwa se ahantu uzi ko ntawe uri busange byari ikigeragezo nyuma y'amezi nkanga yarambwira ati abisheri numva nyine yambwira mpamvira pastor ambwira sheri rumvika ati umva ibintu byo gusubira Nyamata n'ubakira y'umugozi sinasubirayo ubwo urumva ko Asaph ari maze kuvuka nyine imaze gukora n'ibi ngibi cyangwa se iri hafi y'ibi ngibi bivugiye ko rero dushimira Imana ko namwe mu gikora umurimo w'Imana kandi mwaranagutse nagiye mbona amasura mashya menshi ntazi ubanze kubariza sura nawe turasenga nawe Imana yabaguye rero turi kumara amashyi menshi cyane Imana abashyitsi bavuye i Kigali babonye natwe Imana ibamugisha numva batababeretse reka mbere kuri Jessica na Gabriel reka muhaguruke cyane bari abaturanyi b'i Nyamata hanyuma rero baza gukumbura umujyi cyane bawusubiramo Gabriel na Jessica Imana ibamugisha cyane kuzibona natwe abagore n'ibigarukeho mu kanya ariko ni bamwe mu bantu bashyize ibuye rikomeye cyane kuri Asaph muri banga twabivuganye ariko namwe ntimwabishuriye wa mwana wari utwite wari kumuzana uriya mwana utwereka Asaph itegeza kurepetesha Asaph gutoza Asaph hano afite inda igera hariya ibura amezi mu ifuke agatega igare akava i Nyamata akaza mu mvura akabisanga mu kabari kuri Viradoro igihango mu kandi bigarukeho ariko ni couple inshuti zacu za hafi cyane
Imana bamugisha bari bene Asaph ariko mu iki kigali birumvikana basigaye kuri pere n'igikondo hari igikondo gisika mu cyo baranizira ko benshi mu muzi ngo mukaye bana mwumva neza barabuza uwo muzi n'amajwi y'indirimbo imwicarire Imana bamugisha cyane ikumye na yaye inshuti yanjye umukobwa wanjye nkunda yaye umudamu afite umwana umwe ufite umwaka n'amezi abiri n'undi inshuti yanjye simuzi n'amezi y'umwana ariko yes n'umuririmbyi twatumiye Ntarama natwe ngiye kugira vuba vuba rwose kugira ngo mbahe agatutu mwakoresha uko Imana akabahaye mu kanya turaza gucana umuriro wake hano siko bimeze haleluya ariko mu ruhere ku ijambo n'uhere mu ndirimbo bwanyu bajambo ndaza kubakira cyane turi kumwe na Bosco nshuti yes Bosco na bande na Samuel amasore mahirwe abaririmbyi bazana Bosco nawe inshuti yanjye umusore wanjye inshuti nkunda yes turabiziranye turakundana anyerekera mu gikara tupasite nagukunda nanjye ndagukunda Bosco yes Bosco rero Imana igumishe cyane wakoze dutero tumwe bwacu ukabona natwe namwe mugubwe neza mu kanya turabaha podium rwose mukoresha uko Imana ibayobora haleluya Imana rero ibagire neza mwese n'abashyitsi bacu nabonye Damascene n'umudamu we hano abandi baturutse Nyamata mwese Imana ibamugisha imve bikaze hano ni mu rugo kandi ibirenze ibyo ngibyo iyi ni inzu y'Imana yo mu ijuru ntabwo Pastor Olivier ntabwo uze ko kwa gitwaza aha ni mu nzu y'Imana yera ni inzu y'Imana ishobora byose inzu y'Imana igukunda umuntu atari kwera imirimo yawe ko yakwiriye kujya kwisigura ko Imana igukunda hano waje kubonana n'Imana igukunda rero harangaye nyine nugira ngo tugire umuntu uvuga hano ni iwacu hano ni naraho aha hari Imana urabura nayo giti cyawe haleluya Imana rero ibamugisha mbere aho mbere ko ijambo nyirizina cyogana mu mwanya mutoya umutima uramya Imana uko konseri yacu yitwa Ngakira umutima uramya mu ntego ivuga ngo tujya Imana ngo mwami akira umutima ukuramya akira umutima ukuramya akira umutima ukuramya mu kanya turivugana ku mutima uramya ukuntu uteye n'ibiwuranga n'impamvu dukwiye kuramya Imana yacu turabijyana iminota mikeya ariko mbere ko ngera aho ngaho ndashimira Imana nyine bwa konseri yateguwe na Asaph mu ntiza mushya nk'izo bashimire cyane yes mu magambo y'umuse na documentaire yavuye kure nayo mwabonye ko yaturutse kure nayo ariko muri bikigere biri mu by'ukuri no gushima Imana bwa Asaph nanjye nabonye ari bashya n'ubwo atarabasanzwe aba nabonye hano nabonye ari abandi ariko by'umwihariko ku bantu twabanaga hariya Nyamata ndizira ko sangiye namushima siko bimeze Etienne sangiye namushime ukomeye cyane biragoranye guhaguruka ukajya gutangira umurimo iyo wenda umeze tempo cyangwa tugira umwihariko iyo ugiye n'urugendo ugenda ntawe uri busanga utazuri gukwakire wowe umuhanda nawe ukamubwiriza yakwakira umwami Yesu ngo Kristo mukomezanye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 4 2018 kuri Pasika nibwo twatangiye gusenga bwa mbere icyo gihe naje nzi ko ari igiterane gishyushye kimeze neza abarori n'umutarabyibuka twatangaje mu zane tempo Ntarama ngo igicaniro gitangira itorero nanjye ndamanuka n'umudamu tugera kuri Solex inzu y'umweru hano aho tanafi barahazi tugerayo nzi ko ari igitaramo nzi ko Asaph buze kuza iya nyine hanyuma mpageze saa 8 saa 9 saa 10 nta muntu saa 10 n'igice nta muntu hafi saa 11 bari mu konsolaje konsole baramuzi konsole n'umudamu ari umwari wigisha kuri Bomberge yitabye Imana bararinjiye araje twicara mwanya mutoya nka saa 11 ubwo nta muntu uraza na Asaph bari bagize ibyago muri byafurushe umubyeyi we akoze ntarabimenya hanyuma mbona nka saa 11 bijya gushya saa 12 mbona Etienne uko gukora mu Rwanda Revenue Etienne mbona araje kuri moto aparitse yarinjiye saa 12 twicaye numva ijwi rirambwiye ngo tera intebe 12 zerekana imiryango 12 ya Israel
zishushanya intumwa 12 za Yesu uvuye mu itorero ratangiye guhera kuri uyu munsi. Amen. Urumva yarinje na pasteur yarafite uruhinja rw'amezi 2-3. Rero yaravuze mu kwezi kwa mbere, iki gihe hari mu kwezi kwa kane. Yavuze ko mu myaka 5 z'ukwa mbere ubwo hari tariki ya mbere z'ukwa kane. Bigiye gusoza dutangira ijambo ry'Imana kuri gatoya. Dumbeje dusenga numva ijwi rirambwiye ngo guhera kuri uyu munsi ku cyumweru muzaza gusengera hano mutangira mukomeze itorero. Iryo jwi kuza wicaranye n'umugore n'umukecuru ndetse n'abageze ko habaye igitaramo agasanga nta bantu bari muri sale, byari ibintu bigoranye mu by'ukuri. Haleluya. Imana yadusengera ibyo shimwe mbere ko nica ku mutima uramo. Tugiye gusoza ngo umwana musore araje ku igare, araje aricara, twasoje umwanya ubwo twari 1 2 3 4 n'umwana wa 5. Turataha numva ijwi ribigemeje ku mutima. Ubwo tariki ya mbere ku tariki 7 twabyutse mu gitondo tuje muri sale ya Soresi, ariko mu by'ukuri tutazo turibuze kuhasanga. Muzi ko byashoje nyine. Uwo munsi nje nahasanze umusore bari barafungiye itorero hano ko Samuel. Nta kitanezegana natwe twaramubonye turamwishimira, twandi duhaye mu Kristo turicarana. Ati na telefone mfite turayimuguriye, turi buri muntu wasindutse akaba yateguye intebe hano, Imana izamukoresha n'umukozi Imana duhaye. Twahereza tumugura telefone, nabi munsi zongera kumubona ku maso. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mutoba mu itorero mukagira ngo n'umushinga cyangwa n'idini. Hari umugambi Imana ibifite w'umunyabyaha izamurikirishiriza ubutumwa bwiza, agakizwa akava mu byaha agahabwa ubugingo buhoraho. Ibi tuvuga ntabwo ari kampani, ibi tuvuga ntabwo ari umushinga w'umuntu, ni umugambi wavanye Yesu mu ijuru akaza mu isi aje gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Ariko uwo mugambi ujya musohore unyuranyire mu nzira mwese babwiye. Na Yesu za mu isi nukongira mu ndibwira ko byagenze, yamanutse ataziri kuza kumwakira. Cyangwa ni Amerika Imana barazindutse barateguza abashumba bati mukanya inkuru zigiye kwamanukira, bamenye ko mwabwiye Yesu yavutse mu Betelehemu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nihuse rero aho naho twavuye. Ku kigo gikurikiyeho haje Justine ari hano. Justine ari hehe? Ku cyumweru gikurikiyeho ngiye kwamazanya n'umugabo we. Ubwo nawe uri mu Kristo waho ngaho. Haleluya. Muri make nuko byagiye bidodadoda kandi kuri kamwe, ariko byose Imana yagira ngo hazaba umunsi w'igitaramo n'iki ngiki azafiriye kuri Imana. Imana ishimwe cyane. Urumva habayemo byinshi rero, abanyabyaha barakijijwe. Ejo bundi ngira ngo mu mwaka ushize ejo nuko Covid ikivamo twabatije mu byumweru twatije abantu 26. Twavuga babatijwe, twavuga abakijijwe uko bangana. Muri urwo rugendo rwavuye kuri Soresi urumva byivanze byavuye mu kanya ukaba Justine yigize kwa muri korali kera ngo bari mudamba babyibagiwe. Uwo munsi utangiye kuririmba nubwo yaje madetini bo mu gitabo ijwi karacitse. Akahinje umuntu akavuye imbere kuri bakabagiye kumwicaza mukanya kabaragarutse bese ubuzima bwo ngubwo. Ariko Imana yabanye natwe ibiyo kwizerwa, tuvuga ubutumwa bwiza, abanyabyaha barakizwa umunsi ku munsi, itorero ryaragutse. Haleluya. Imana yakoze ibyo ngibyo, nimuyintera amashyi menshi cyane. Najyaga afata umwanya mufata imodoka nkajya gutereta barinde mwambabariye mukaza kuririmba iwacu, bose mwarakurimba muze musubirayo. Rimwe bama bakanga, nta mafaranga ukodesha kibo twagiraga. Mama konse kajya ari indirimbo z'ibishayaya niko byita. Agaca shayaya. Bagitinde bariba bakamukuvamo, konse rakaturutse inyuma nk'iriya cumbagira, akabateye indirimbo, akaza yibyina shayaya, abandi tukikiriza urwa Asaph kabararirimbye. Ariko Yesu ni mwiza, mujye mumukunda. Yesu ni mwiza, n'umukunzi mwiza. Uwo mwami turamukorera nta zindi nyungu,
nta yindi mpamvu iyo ari yose no kugira ngo umunyabyaha akizwe, umwami Yesu azabone impamvu yamuzanye hano mu isi no kugira ngo abantu ubugingo buhoraho. Turashimira Imana rero. Urumva aho gatitswe n'abadusanze muri Virado munavuga mu kanya, aho twabo kuri soretse baratwirukanye turahava twimukira muri Virado mu kabari naho turiyo twenda dukora igiterane twabakira umugore hano haruguru inzu turimo kuyitaha, aho nongeye kurangiriza umukecuru ndamubwira ni umukecuru se mwagiye muze guterana natwe. Umukecuru atukunda abantu ati rwose bifatanyije natwe ko dutanga mituweli icyo gihe ngira ngo dutanga n'amabati atari ku kibazo nubwo bana yewe ntabwo nazusigera mu kabari. Ayiwe kabari surana kuza hari ndi bukujyane wanda hari aho ncumbitse nivuga mu kabari mwumve ko twatanira ku cyumweru kuwa gatandatu baraye muri soirée night club bakarara babyina bakaryama saa 9 bagafungira mu koropesho basizemo ibirahure byamberetsemo inzoga, mbese saa 2 za mu gitondo saa 3 saa 4 turimo gukoropa inzoga n'ibirahure byamenetse tubisohora hanze tukabona gutangira gusenga. Aho koze ugasanga harafunze. Imana ikora ibitangaza. Uwo mukecuru amaze kumbwira gutyo ariko rero atubyemeye ntabwo aho dusengera. Okay? Ni ati yewe nakurangira ahantu mwakwimukira anjyana ku isana kuri sare hano haruguru ngeze mbona ntuje ibyangombwa aramata ko nawe hepfo hari inzu yacu nuko yatuzanye hano. Nuko twimukiye hano ubwo rero kugira ngo abantu mubone ibyabaye umunsi mwumva aho turimo kuva dufite ishimwe rikomeye namwe mwakoze kuza kwishimana natwe. Imana ibamugisha cyane. Twarahageze yari leteri turasanga dusana turasenya bimwe dusiga amarangi dukora ibyo dukora. Uyu munsi rwabaye urusengero. Uyu munsi ahantu twahagize itariki 2/2 2020 dutegura igiterane kuri 15 z'ukwezi kwa gatatu twari tugiye gukora igiterane Karundura gishimira Imana urugendo rwose. Ku itariki 14 kugera ku 15 hasohoka yero pepa urupapuro rw'umuhondo rushyira igihugu cyose muri lockdown. Igiterane kirahagarara twese turataha turaryama igiterane kirahagarara. Tumara ya myaka 2 yose munsi kuri covid. Ibi bibaye tuvuye ejo bundi muri covid nibyo ibi byose barimo gukora bibaye uyu munsi n'ejo bundi. Turashimira Yesu mwiza. Haleluya. Rero aho no twavuye ubu twafite umutekano twarahakodesheje. Imana yaduhaye kugeza 2024 akamara kumvise kugera 2024 dutuje nta niyo zatangizo rutari tubahamagara mugasanga twagiye iwacu tutakira ahangaha. Ashaka guhinduka iwacu cyangwa tukajya ahandi iwacu. Ashaka guhinduka iwacu cyangwa tukajya ahandi iwacu. Iyo Mana rero yatangiriye kuri 0 uyu munsi turashimira Imana yakoze ibyo tureba uyu munsi. Niyo mpamvu namwe bashimiye yuko mwafitanye natwe ariko mubona bya uyu munsi n'umusogongero gusa. Umusogongero nta cyabaye. Ukubera ko turiho kwazafize kwambara nzika naririmba gaperforminga neza kuri amayibonye. Yego ariko umwaka utaha mu gihe nk'iki tuzakora ministeri y'imyaka 5 tubayeho. Nabano wundi wagiye ngicyaga cyamutwariye umwana umujinyura mwica aragendazana amakara akozamo birafyinina aturagira fyina nyine nayo umwana ataraza naza murabona nibi byabaye nyina w'umwana uko anniversaire ataraza ubwo mwiteguye ko anniversaire y'ibintu bizabana basabe ntihazagira umuntu na Jado vuye Kigali. Jado nenge kubaje bakora muri bikira mwihore Jado basa bapepere basi bakubona
uramuntu mubona ibi byose mubona hano bino byuma n'ano mahema nta n'igice cyatanu twabitanzeho nabivuze n'inshuti yanjye n'umuryango wanjye kuva kera iyo Mana yabanye natwe irimo kumukoresha ibikomeye yego ibi turimo kubona ahangaha Imana yamugaye kutubera umugisha arazana agatereka agapatira agasubizayo ndangirije aho ngaho usome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abagalatiya rero itangiriro ibice 4 ku murongo wa 25 baciyemo ku mayangi gatoya ariko ubwo mwaje uyu munsi mu inshuti zacu tuzakomeza kubana n'ibindi bihe bizakurikiraho ndavuga umwanya mutoya Mana yanjye agiye Jessica na Bosco hariya sinzi ko ndibagenzi naturi kugumana hano simbizi ariko reka mfuke gato bune bakira itangiriro ibice 4 ku murongo wa 25 n'umurongo wa 26 Adamu arongera atwika umugore w'inda abyara umuhungu amwita Seti ati nuko Imana ishumbushije urundi rubyaro mu cyimbo cya Abeli kuko Kayini yamwishe. Umurongo wa 26 n'ushaka gutinda gatoya wana Seti abyara umuhungu amwita Enoshi amwica Karongo. Icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Amen. Abagalatiya 2 ku murongo wa 20. Abagalatiya 2 ku murongo wa 20. Aho Abagalatiya aravuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho nyamara sinjye uriho ahubwo ninde ni Kristo uriho muri jye. Umurongo ukurikiyeho ndawukunda cyane ngo ibyo nkora byose nyiriho. Subiramo ibyo nkora byose nyiri mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Gasubiremo ibyo nkora byose nyiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Amen. Reka mbwira amagambo mu mwanya mutoya tuva ku mutima uramya. Bibiliya yisubiye mu itangiriro ugenda ubona uburyo Imana yaremye umuntu ariko ikamuremana umutima w'ukunze. Bibiliya ivuga kurema iravuga ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe ngo umugabo n'umugore nuko yamuremye. Impamvu nkunda kuvuga amagambo aho ngaho nuko n'ibintu byose byatangiriye Imana ubwayo yicaye mu ijuru itakennye itashonje nta krizi yabayeho nta ntambara y'Uburusiya na Ukraine yabayeho nta gikuba cyacitse nta covid iriyo nta rungu yagize. Iravuga ngo nubwo ashaka umuntu ufite ishusho nk'iyanjye reka mureme umuntu uzasa nanjye. Ubwo nzamureba nzumva nguwe neza. Niwo mutima w'Imana. Haleluya. Imana ubwayo muri yo yumva ikeneye umuntu irema mu ishusho yayo ngo se nayo. Ibirenze ibyo ngibyo mwimukorera Edeni imushyiramo buri kintu cyose inayoboramo n'ibigezi ngo ijye ikora muri uwo mugezi nayo ashaka uburyohe amenya ashaka ibihe byiza yicaye hafi y'umugezi. Bene magambo Imana mu mutima wayo yari ikunze umuntu yari imwitayeho yari poroje Imana ishaka yaremye iyitayeho kandi yikunze. Mutubwire umuntu ngo niba hari ibihe ujya unyuramo ukumva bihongesheje amaso yawe uko umutima wawe ucishe bugufi ujye wongera wibuke yuko Imana yakuremye igukunda. Ujye wongera uzirikane neza yuko ntabwo uri impanuka mu isi. Imana ijya kurema umuntu ntabwo byabaye nk'impanuka. Oya, Imana yaratekereje irabigambira iravuga ngo ndebe mu ishusho yanjye uwo muntu ase nanjye. Niko Imana itekereza mu mutima wayo. Haleluya. Uyu muntu akoze icyaha Imana yashobora kuba yamujugunya. Biratubwira ngo Imana ibwira inzoka yarabwira ati ibyaye kuri Adamu yamaze Adamu wari gutira kubujije. Adamu ati umugore wampaye. Umugore ati wariye ku giti. Umugore ati ni inzoka. Hafawenye Adamu rero ukora kuri uyu munsi uzanye ubutaka kufunga uzarya ibishyimbo by'urugi wa mugore uzarya urubabaje wanzoka urubyiruko n'umugore azakumena umutwe nawe ukomeretse agatsisira. Mu yandi magambo hazi ibindi bintu bihabanye na plan y'Imana. Hazi ibindi bintu bihabanye n'uko Imana yabishakaga. Aho no havuye yuko Kayini yadukira muri Abeli akamwica.
no hafi yuko irari rikomoka mu mutima w'umuntu rikaza gukora nabi, aho no hafi ko ibyago biza mu isi abantu dupfusha umunsi ku munsi. Ku rugero rwa Aburahamu rwa Adamu mu bice bitanu no havutse umusore witwa Seti. Uno musore avutse Adamu arasenga avuga ngo nshimiye Imana kwishumbushije ikaba impaye umwana w'umuhungu, amwita Seti. Biratubwira ngo guhera icyo gihe, ngo icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Mu yandi magambo hagiye kongera kuba konekisiyo y'umuntu n'Imana nyuma y'uko umuntu akoze ibyaha. Turacyari kumwe? Haleluya. Uyu muntu rero atangiye gushaka kubaka ubusabane n'Imana. Habayeho umwanya wo kujya kumva Imana no kongera kuyiramya. Bibetse gatoya, uzi ko Imana yakundaga umuntu ku rwego rwawe ngo yajye ifata umwanya mu mafu ya nimugoroba ikamanuka muri Edeni kubaza Adamu amakuru. Adamu nimugoroba kimwe y'amasaha ikamusanga amafu ya nimugoroba. Adamu we umeze ute? Waramutse neza? Uhiriwe neza? Muri ubwo fellowship, muri ubwo busabane Imana yakuze mu rwego rwaho kuba yakwibita mwongera ngo bitakundaga. Iyo niyo Mana yawe, iyo niyo Mana umunsi gukunda, iyo niyo Mana ikigutekereza ndetse nubwo wabyogirwa ariko yacyagutekereza. Haleluya. Nubwo wabyogirwa, nubwo wabona ibikuremere kuba ngo Imana ntayiriho. Eliya nasenze aravuga ngo Mana ngo ezeberisha abantu uzi bose ngo nigenge nyurusigaje ukimenye Imana ngo kubaho ogupfa birutiye kubaho. No muri ubwo buzima busohoye amagambo urukundo rw'Imana ntabwo bihinduka. Imana cyakunda umuntu nubwo yakumva ari kure yaho yatekereza Imana. Imana urukundo rwayo rwarakomeje itanga umwana we Yesu Kristo. Ndabyihutishije cyane. Tubona hano rero Imana itanga umwana wayo. Impamvu ni ukugira ngo uriya mutima w'umuntu wahebwe, wabaye akahebwe mu cyaha, abone umukiza umukiza. Namara kumukiza yongera agira umutima wo kuramya Imana, yongera asabane n'Imana, yongera atekereza Imana. Umutima utanduye, ibiganza bitanduye, ubwenge butanduye, kubera yuko Imana yatanze umwana wayo. Haleluya. Tuvuga umutima uramya Imana, turavuga umutima wacunguwe n'umukiza, umutima wabaye akahebwe ariko Imana yatanze isezerano. Iravuga noneho rero nanze umwana wanjye kugira ngo umuntu wese wumva ari mu bubata. Yohana yabivuze neza, aravuga ngo kubera yuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Petero bishuriwe urwego rwa mbere biciro ku murongo wa 9 aravuga ngo none rero ngo ntabwo ngo kera ni mwari ubwoko ariko uyu munsi muri ubwoko muri abatambyi b'ubwami, muri abantu ishyanga rishya ngo Imana yaronse ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Haleluya. Muri abantu bari kure y'amasezerano ariko uyu munsi mwigirijwe hafi, muri abana bo mu bwami. Imana ishimwe cyane. Abana banyabyaha, abana koze ibyaha, uyu munsi Imana bahinduye abana b'ubwami. Yabashyize mu bumwe na se kugira ngo batumve imitima iramya, bajye yuko ineza y'Imana y'imbabazi yabaye ku buzima bwabo. Iyo Mana yakunze irababarira. Uyu munsi turabaragwa, turaramya Imana ko dufite inzira n'ukuri ari we Mwami Yesu we. Haleluya. Uwo Mwami Yesu amaze gupfira abantu yagiye ibyo by'Imana Data wecera iburyo arimo kudusabira, arimo kudusabira. Mu yandi magambo Imana ikeneye umuntu utekereza ko Imana ari iya mbere mu buzima bwe, umenya urupfu rw'umukiza Yesu wamupfiriye, yarangiza akamenya ngo Imana niyo soko y'ubuzima bwawe, agatunga umutima uyiramya ngo nta kindi kintu waha Imana usibye umutima wawe. Ntabwo turoha Imana iya gusa, isi n'ibiyuze byose ni iby'Uwiteka. Nta kintu kimwe waha Imana muve muri impression yo gucibira oya, ariko hari ikintu kimwe wayiha Imana ikanezerwa mu mutima wawe. Haleluya. Umugabo Petero yabwiye Abagalatiya aravuga ngo n'abagabo na Kristo ngo ariko ndiho nyamara ntabwo ari njye uriho. Asobanura impamvu y'ibyo bintu, aravuga ngo ibyo ngibyo rero ibyo nkora byose hari ikintu kibintera, ni ukubera yuko bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wamwunze akanyitangira. Yesu yabaye isoko tuvomaho umutima ushobora kuramya Imana. Yavuze amagambo meza, aravuga ngo nta muntu ujya kwa Data ntamujyana. Yesu niwe nzira yonyine dushobora kunyuramo
ngo tubashe gutunga umutima uramya. Umutima uramya uvuze ikirere. Umutima uramya uzirikana yuko wari umunyabyaha kurimbuka uyu munsi ukarahawe ubugingo buhoraho. Umutima uramya wibuka ikintu Yesu yakoreye ku musaraba cyarije Yohana byinshi ibice 5 aravuga ngo hanyuma rero ngo numva marayika mukuru ngo arimo kubaza ngo ndi umuntu wahaguruka akaza akabumbira igitabo akamena ibimenyetso gifatanyije akajya mu isi gucungura abantu. Yohana avuga ngo mu ijuru ngo mu isi ngo ni kuzimu haba umutuzo haba umuntu n'umwe wabanuka. Rero tubwira ngo Yohana ararira akirimo kurira marayika mukoraho aravuga ngo Yohana we Yohana we Yohana we wirira dore ntama w'Imana dore ntama w'Imana arahagurutse umwana w'Imana umaze guhama ku musaraba araje. Haleluya. Kugira ngo amenye ibimenyetso ahumure igitabo yemere kuza mu isi acungura umuntu. Twongere tubone umugabane wo kuzamura amajwi yacu ashima Imana yo mu ijuru yumva. Turashimira Yesu waje mu isi kugira ngo umunyabyaha ababarirwe ibyaha. Turashimira Yesu umukiza mwiza waje ufite abanyabyaha akabahindura abana b'Imana. Turashimira umukiza mwiza waje kumurika umutima umwijima kugira ngo abari baremerewe n'intimba z'ibyaha byabo uyu munsi bari bafite umudendezo ko babonye umukiza ukiza ibyaha. Haleluya. Uwo mwagezi aravuga ngo yewe muntu urushye ruremerewe ngwino usangira ku ruhu ngo unyigireho. Haleluya. Kuko noroheje mu mutima. Uwo niwe mwami, uwo niwe mwami, uwo niwe mwami woroheje mu mutima ukenera ko umuntu wese urushye aza akamuruhura. Yamara kumuruhura agahabwa ubugingo buhoraho. Uwo muntu wese aruhuye atunga umutima uramya, atunga umutima uramya. Bwana asifiwe. Haleluya. Nibasoma n'amagambo yambwira ibintu by'ingenzi byaje mu mutima wanjye wo gutekerezaho ngana ku musozo. Umutima uramya byuzuye ni umutima witanze. Gasubiremo, umutima uramya Imana byuzuye ni umutima witanze. Umutima wose uramya Imana igahabwa icyubahiro ni umutima wiyeguriye Umwami Yesu. Niba ushaka gutunga umutima uramya Imana ni uko urambura ibiganza byawe ukamesa Umwami Yesu. Menya ko wapfuye mu ijuru ari igihe uje gushaka. Ubwo maze kumenya Umwami Yesu mwagura umutima wanjye nanjye nakwihaye nibwo kuramya kwawe bizaba umubavumbura neza imbere y'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana muri mu Bakorinto ibice 5 ku murongo Abakorinto ba 2:18 ngo umuntu wese 17 ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba yahindutse icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya. 18 ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko kandi noneho rero yabikira ijambo ry'umuzu. Isoko yabyo nuko Yesu yaje mu isi akiyunga n'abanyabyaha. Uyu munsi dukwiye kuba ubuzima buramya Imana kubera yuko Imana yaciye inzira zitwemerera kuyiramya. Nari kure nta byiringiro nta masezerano y'ibizaba nari kure ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinigenda n'umwana wihoraho. Haleluya. Haleluya. Abari kure y'amasezerano uyu munsi bahindutse abana b'Imana, bahindutse abantu bafite uburago bw'ubwami bw'Imana. Kubera iki? Uko Imana yiyunze natwe. Kugira ngo utunge umutima uramya Imana ni uko wemera kwitanga ubuzima bwawe ukabuha Umwami Yesu. Icya kabiri, Imana ikunda umutima umenetse. Yesu yabivuze mu bice 7 ku murongo wa 15 kuko ibyo byose ubwoko bwanjye ari kwabiremye bikabaho byose niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Ndasoje uyu munsi kugira ngo ubuzima bwawe uhinduke igitambo kizima cyera gishima n'Imana ni uko Yesu afata intebe ya mbere muri wowe. Icya kabiri, niba yaramaze kwakira Umwami Yesu ibikorwa byawe biramya Imana n'igihe bizaba bitumbiriye Imana bifite umutima umenetse uhindishwa umushyitsi.
abaririmbyi bafite amajwi meza baririmba neza. Imana ikunda amajwi, ariko amajwi aza nyuma y'umutima umenetse. Amajwi aza nyuma y'umutima umenetse, umutima uhinda umushyitsi, umutima uca bugufi. Nubwo waririmba ijwi rigoramye, ariko umutima umenetse uhinda umushyitsi. Imana iwumva cyane. Haleluya! Imana iwumva cyane. Nubwo waririmba amajwi ameze gute, ariko umutima umenetse niwe Imana yumva. Ibindi bihinduka urusaku. Niyo mpamvu nabwiye ngo umutima uramya ni umutima witanze, ni umutima wirekuye, ni umutima utishakira icyubahiro, ahubwo ni umutima uzi ko Imana ari nyir'icyubahiro. Wowe gusa uri umukozi gusa, uri igikoresho Imana ikoresha ibyo ishatse. Utaratunga umutima umenetse, utaratunga umutima weguriye Yesu, bizangora kuramya Imana. Niba ushaka umutima umenetse, niba ushaka umutima uramya Imana, ukeneye kwakira Yesu nk'umukiza. Icya kabiri, niba ushaka gutunga umutima uramya Imana, ukeneye gucisha bugufi umutima wawe. Reka mbaseme amaboko dusenga Imana. Ngana ku musozo, ariko saba umuntu uri hano uyu munsi wumvise ijwi riguhamagara bikakubwira ngo Yesu yaje mu isi aje gushaka no gukiza ibyazimye, aho kubatura ibyaha. Wifuza ko Yesu akubatura ibyaha, uzamura ikiganza cyawe uve mu mwami Yesu. Uyu munsi ndaje, numvise ko nkunda, numvise ko mvuye mu ijana rye uziye, nanjye ndashaka umutima wanjye. Uri hano, uzamura ikiganza cyawe, uzamura ikiganza cyawe, uzamura ikiganza cyawe. Ushaka kubwira Yesu ngo ngwino muri jyewe umbere umwami mukiza, uzamura ikiganza cyawe. Yesu agumugisha, Yesu agumugisha, Yesu agumugisha. Ushamize umwami Yesu, umutima wanjye ushaka kwakira, ukambera umwami, ukambohora, ukambabarira, ukambohora, ukamvana mu mwaka. Mwami Yesu, kubera kugira umutima wanjye ngwino hano. Ndambaye ngo nta mpano nziza, nta mpano nziza, murahumana usibuka mugesha umutima mwiza. Imana ikunda Yesu mu buzima bwawe niyo mpano nziza. Uramushika bibona nati cyawe Yesu mu ijuru cyete gutambira Yesu umugisha ukomeye n'umugisha ukomeye Yesu yaje mu isi gukiza, yaje gukiza no kubohora abantu bose bari mu buzima bw'ibyaha. Kandi uwo mwami umwakiriye atunga umutima wera, agahabwa ubugingo buhoraho. Nta mpano uzabona nziza mu isi kuko bw'Imana umwami azanye umutima wanjye imbere yawe. Reka muzamure ibiganza byanyu usengana amagambo ugiye kubabwira, uvuge ngo mwami Yesu, nje imbere yawe nk'umunyabyaha ngusabye imbabazi ko nakubabaje mu buzima bwanjye, mubyo nanyuzemo byose. Ariko uyu munsi ijwi ryawe ryaje mu buzima bwanjye, nje kwihana mwami, mwijeje umutima wanjye, mwijeje umutima wanjye, natije akanwa kanjye ko nifuza ko umbera umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Uhere kuri uyu munsi ngo mwana w'Imana, urakoze kumbabarira Yesu, urakoze kumbabarira Yesu, urakoze kunyakira Yesu, mu izina rya Yesu, amen. Amashyi yacu tugiye kubasengera berekezaho ibiganza kuko icyemezo munafata cyo kwakira Yesu ni urugamba yinjiramo, umwanzi ntabimwifurizamo, inshuti ze mukanya barahura bamusubije mu rugomo, ariko tubasabire imbaraga zo gukomeza kwemera Yesu no guhagarara ikibi. Yesu akaba umwami mu buzima bwabo. Reka tubasengere. Mwami wacu Yesu turakwizerwa, turagushimiye mwami bw'abana bawe. Intama zazimiye ariko muzumvise ijwi ry'umukunzi bakemera mwami kwitaba. Turabasengeye mu izina rya Kristo, bambika imbaraga, Mwuka wera bangana ubuzima bwabo, bangana ubuzima bwabo. Imitima yabo yatsinzwe, bemeye kwakira mwami nk'umukiza
umwami wanjye Yesu kugira ngo uwuzuze ibyiza ndetse mu izina rya Yesu imbaraga z'uburinzi bwo mu ijuru mwami zirinde imbuto mu buzima bwabo ubwasubirayo basubire n'abatsinzi mwami Yesu urakoze Kristo mwiza tumuhaye icyubahiro mwami urakoze mwami unyuze mu buzima bwabo mu izina rya Kristo umucuruzi mwiza kandi bamugisha urakurikira uriya mugabo uri hariya agenda afata korodoni zanyu kugira ngo azabaganirize abafashe gukomeza kwizera ibyo mu kazi. Imana ibamugisha cyane, Imana ibagiriye neza. Jessica na Gabriel bitano bya hano, Imana ibamugisha cyane. Tugiye kwakira Jessica hano, Yesu amugisha cyane. Dutanga igitaramo gifata iminota ntazi tungana, ariko nifuza kutabamugisha. Nibutangira kwira turasoza. Jessica Imana ibamugisha cyane. Na Gabriel Imana ibamugisha. Turabakunda murabizi. Imbuto mwanje hano murayizi. Jesse yandasha. Hallelujah. Ariko ntabwo nshaka ibi ndimo kuvuga kwivugisha amagambo. Mwanza n'impano ashimira Jessica. Mwanza n'impano ashimira Jessica. Jessica urubwibutso rukomeye muno murimo w'Imana. Twahamagaye abantu benshi bagusanga hatifuzwa n'ibyakunze, ariko mwarihangana mwabanye natwe. Imana ibagirire neza. Yes, niba iri hafi bayizanire, ariko ndagira ngo turekonese imbuto yabo babibye muri twebwe muno murimo ukomeye cyane, imbuto ikomeye cyane. Ariko ntacyo niba bari irimo kuyizana. Okay, Jessica Agabe kweli uri he yazemutse. Okay, mwa pastor munufashe dushimire Jessica na Agabe. Jesse warakoze kumdamu w'Imana. Agabe warakoze kumwemerera kubana na bitoni bwe. Yes, I